Twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje kutwumva no kudukurikirana kuri official. Nge turi kumwe ni Anita Iradukunda. Abantu benshi bacana inyuma, ukabona umwe mu bakundana baracana inyuma umunsi ku munsi, ukibaza ni iki gituma umuntu atanyurwa n'uwo babana cyangwa n'umukunzi we. Ku ruhande rw'abagore n'abagabo ugasanga umugabo ntanyuzwe n'umugore we cyangwa umugore ntanyuzwe n'umugabo we, ahubwo akajya ku ruhande. Twabazaniye impamvu zishoboka nubwo ziba ari nyinshi cyane, ariko twazana impamvu 9 zishobora gutuma umugore cyangwa umugabo cyangwa umukunzi wawe aguca inyuma ku mpande zombi. Birashoboka ko byagaragara ku mpande zombi, ku ruhande rw'umukobwa cyangwa urw'umuhungu, cyangwa se ku ruhande rw'umugabo cyangwa rw'umugore. Aho ngaho mwebwe murabyumva, muri burebe hagati yanyu muri relationship yanyu byagenda bite. Ahangaha reka turebe impamvu zishobora guturuka ku mpande zombi, aho umugabo ashobora guca inyuma umugore we batamaranye igihe runaka cyangwa batamaranye igihe babana, ariko akisanga yamuciye inyuma. Ahangaha munyemerere duhere ku mpamvu zishobora guturuka ku mugabo nta ruhare umugore we yabigizemo. Ahangaha ni handi umugabo aca inyuma nta mpamvu ihari igaragara ya umugore wenda yabigizemo cyangwa umukunzi we yabigizemo kugira ngo amuce inyuma. Impamvu ya mbere, kutamenya kwifatira umwanzuro nk'umugabo. Ahangaha nk'umugabo ashobora kuba amaze amezi make, umwaka se ashinze urugo, ariko kubera intege nke z'imitekerereze ye akaba ahuye n'umukobwa runaka wundi agatangira kumubera ikigusha kugeza naho yisanga basambanye n'uwo mukobwa. Ahangaha nta ruhare umugore abigizemo, ahubwo za ntege nke zo kutifatira umwanzuro k'umugabo nizo ziba zibaye intandaro yo kuba yaca inyuma umukunzi we. Ndetse tubijyanirana wenda no ku basore, hari igihe umusore ahura n'undi mukobwa ariko kwa kutifatira umwanzuro ngo yihagarireho ubwe, agasanga ahise tanze yaryamanye n'undi mukobwa atari umukunzi we. Ahangaha nta ruhare umukunzi we aba yabigizemo. Ahangaha abahungu cyangwa abagabo ntabwo bajya babyitaho cyane, ariko buriya umukobwa ashobora kuvuga ati nzaruhuka rukiriya relationship nyishyize hasi cyangwa ruriya rugo ndusenye. Noneho hakaza we nta yindi intention afite ari ukugira ngo mwebwe abatandukanye. Ahangaha rero ku mugabo utazi kwifatira umwanzuro mu by'urugo rwe cyangwa mu by'urukundo, yisanga yaciye inyuma umukunzi we. Ikindi cya kabiri ni uko usanga umugabo afite ingeso y'ubusambanyi yaramwokamiye. Ingeso ye yaramwokamiye hahandi mbega nawe atamenya uko bigenda. Ahangaha by'ingeso iba yarokamye umuntu, hari abagabo usanga igihe cyose bahoranira ry'ubusambanyi, bakumva bahora bahinduranya abagore, mbese bakumva niryo shema ryabo. Nubwo baba waraye ushyingiranywe n'umugore wawe cyangwa nubwo baba wararanye n'umukunzi wawe, mbese akumva n'ubundi ntanyuzwe, akumva ashaka kujya kumuca inyuma. Yego, ahangaha ni babandi baba navuga ko byababanye ingeso ku buryo yumva yuko atanyuzwe nawe. Ahangaha ni hahandi usanga nyine umugabo nta kwihangana agira mu buzima bwe, ahubwo agahora yumva ko kujarajara mu bagore ari byo bintu bishobora kumuzamurira icyubahiro. Kuba afite iyo ngeso nayo bituma iba impamvu nyamukuru cyane ituma ahora aca inyuma umugore we. Ikindi kintu ni uguhurwa vuba. Burya abagabo bajya bagira akageso ko guhurwa vuba. Hari ubwo usanga umugabo ashatse umugore bitewe n'uko yajyaga amubona inyuma akishyiramo ko ameze nk'umuntu runaka imbere, cyane cyane iyo hatabayeho bimwe bya avance z'ubu ngubu cyangwa tubona ubu ngubu. Iyo mutabonanye mbere, mutararyamanyeho mbere, iyo mubanye bitarigize bibaho ibyo ngibyo, mbega uko yagutekerezaga ntaba ariko agusanga. Ntekereza ko ahangaha ahita aguhura. Kuri iyi ngingo yo guhurwa vuba, mbese kwa kundi yagutekerezaga we iyo atari ko agusanze bimutera cyangwa nawe bimubera urujijo, hahandi ashobora kwisanga yasubiye muri bamwe baryamanaga mbere, kuko kwa kundi expectinga ko azakubona mu rushako rwanyu ntago aba ariko agusanze. Ahangaha rishobora kumukururira kuguca inyuma bitewe n'uko ibyo yatekerezaga kuri wowe atari byo yabonye. Iki ngiki cya kane gituma abagabo benshi baca inyuma abagore babo, kireze cyane ku rubyaro. Hari abagabo batajya bihanganira kuba bamara igihe runaka batarabyara, cyangwa nta n'ikimenyetso cy'uko bishoboka ko bazabona urubyaro. Kabona amezi 6 arashize umugore ataratwita, akikanyira mu bandi bagore ngo wenda arebe ko yabona akana.
kandi mu by'ukuri si uko urubyaro ruba ruzabura burundu, ahubwo akenshi aba ari igihe kitaragera, kuko hari ubwo umugore atinda gusama atari uko atabyara cyangwa atari ikibazo kimuturukaho. Ibi rero iyo bibayeho ku mugabo utagira kwihangana kuri iyo ngingo y'urubyaro, biba bigoye cyane kuba yaguma muri relationship ataguciye inyuma we mudamu. Biba byoroshye cyane ko ahita atangira kujarajara cyangwa akajya gushakira mu bandi bagore ngo arebe ko hari akana se nakurayoho, nabyo bikamukururira kuba yaguca inyuma. Ahangaha noneho nk'iyo atizera Imana, biba bigoye cyane ku mudamu, bibabera ibindi bindi. Izo ni impamvu enye navugaga zishobora gutuma umugabo aca inyuma umugore we, umugore atabigizemo uruhare. Noneho reka turebere hamwe izindi mpamvu zigera kuri 5 zishobora noneho gutuma umugabo aca inyuma umugore we ari umugore wabigizemo uruhare, ari we watumye, ari gutuma nyine iyo ngeso yo kumuca inyuma ku mugabo we iza. Ingingo navuga ko ari ya 6, gufata nawe umugabo mu buriri. Ahangaha kuri iyi ngingo yo gufata nawe umugabo mu buriri, nimba uri umugore ukaba wumva ko umugabo wawe ugomba kumufata uko wishakiye mu gihe mugeze mu buriri, uba urimo kumusunikira cyangwa uba urimo kumuforosa umwohereza hanze mu bandi bagore, ntabwo ahangaha abagabo batinda kukwereka yuko ibyo ari kukuburaho hari ahandi yabikura, cyangwa ibyo utamukorera neza hari undi wabimukorera neza. Ahangaha rero uko umufata nawe mu buriri bimusunikira cyangwa bimubera intandaro yo kuba yaguca inyuma we mugore, kandi ari wowe ubigizemo uruhare. Bivuze ngo gerageza tware neza igihe mugeze mu buriri. Ahangaha birareba n'abakunzi, hari ababa baryamana mu bigo bataraba abagore n'abagabo, ariko nanone ugasanga nk'umukobwa cyangwa umukunzi wawe nk'umukobwa uragera mu buriri n'ubundi ntagufate neza kandi n'ubundi asa nk'uwabyiyemeje. Ahangaha nimba waremeye kuryamana n'boyfriend wawe, bikore nyine neza ku buryo umunezeza, ntibimusunikire kujya mu bandi. Yego, buryo nyine navuga ko umunyura. Iyi ngingo yindi navuga ko ari ya 7, abantu benshi ntabwo yemeranyaho yo kugendera ku muco wa kera cyangwa wa kera wa Kinyarwanda. Hagendewe ku muco nyarwanda wa kera wo guca imyeyo ku bakobwa, n'ubu hari abagabo bacyumva ko umugore utaciye imyeyo, ni ukuvuga gukuna cyangwa icyo twita guca imyeyo, ataryoshya imibonano cyangwa se atanezeza umugabo igihe baryamanye. Ahangaha bikaba byasunikira umugabo kujya mu bandi bagore, ntagatinda kukwereka ko nyine hari icyo ubura, akajya kureba bandi navuga yuko babikoze cyangwa bari bumunyure. Ubwo rero biba bigoye cyane ku muntu ukigendera kuri wa muco wa kera, ku bagabo bafite ya myumvire ya kera yuko nimba utaraciye iyo myeyo umugore biroroshye cyane ko yahita guca inyuma. Mboneraho no kubwira urubyiruko mubitekerezeho neza. Wabona mu basore cyangwa abagabo bazagushaka mu minsi iri imbere, wabona hari ufite iyo myumvire ku buryo nawe byazakubera intandaro mu rugo rwawe yuko yaguca inyuma. Ahangaha usanga umugabo abiziza umugore we, kandi ibyo ngibyo nta shingiro bifite. Aho kumufasha kuba bashakira hamwe umuti w'icyo kibazo, ahubwo agafata umwanzuro wo kwirukira mu bandi bagore ngo arebe ko bimeze bite. Ahangaha nabyo biba intandaro yo kumuca inyuma. Indi ngingo ya 8, umwanda. Ahangaha kabone nubwo waba umaze icyumweru kimwe cyonyine ushingiwe n'umugabo wawe, iyo umugabo wawe abona utiyitaho, wigira tereriyo cyangwa utita ku isuku yawe ku mubiri wawe ndetse n'aho mu rugo uri, ahita agurwa pe. Ni ibintu bisanzwe bino mu ntagabo muri rusange, abagabo simbizi ukuntu babibona, ariko ni abantu banga umwanda especially y'umubiri. Ahita agurwa agatangira kwigira mu bandi bagore, dore ba bagore baba bazi kureshya abagabo pe, baba bazi kwiyitaho. Bivuze iki? Gusa kuri iyi ngingo Mana we ndabumva cyane. Gusa tekereza kuri iyi ngingo nawe wumve, uri nk'umugore wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ukiriza umunsi wose utoze. Oh my god, umugabo ntiyagira umutima nawe wo kukwegera kandi nawe uramwumva. Bivuze ngo twongere tuyiteho, twegirire isuku, tureke gusunikira abakunzi bacu cyangwa abagabo bacu, ureke gusunikira umugabo wawe kujya mu bandi bagore. Kuri iyi ngingo yo gucana inyuma hagati y'abakundana twifashishije inyarwanda.com. ahangaha niho turi kubikura cyangwa niho turi kubisanga.
tukirebera hamwe ingingo ya 9 ituma umugabo ashobora guca inyuma umugore we. Hari abagore bakunda kubwira abagabo babo amagambo y'urucantege bakabereka ko ntacyo babashije, umugabo agera akumva ko imbere ntacyo nyine abashije, agatangira guca inyuma aho bamwitaho, bamubwira utugambo twiza tumushimisha, dore ko abagabo bahuye n'abandi niyo nta birenze yaba yamukoreye amushimira byimaze kugira ngo azagaruke. Amagambo ubwira umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe nimba koko nta courage amuha, nimba atamwereka ko ari mwiza kurusha abandi, aha biroroshye cyane kuko hari abandi bazi kuyavuga neza bimukurura kuba yasubirayo. Sinjya mbona hari abagabo usanga baratwawe n'irari ry'ubusambanyi cyangwa n'ingeso y'ubusambanyi bagatanga impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, ariko burya urugo cyangwa urukundo rwubakwa na babiri. Iyo umwe atereye iyo nta kijya mbere pe, bita birangira. Mwicare mushakire hamwe umuti w'ikibazo cyanyu, kuko ni wihutira kujya mu bandi bagore cyangwa ukihutira kujya mu bandi bagabo, ni hahandi uzavana imbwa yiruka. Ngizo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gusesagura umutungo w'urugo se cyangwa imitungo yawe wari ufite ugasanga utangiye kuyiteragana hirya no hino. Za gatanu turi kubona hirya no hino mu isi, mbega mutamaranye na kabiri, ndetse n'ibindi byose bituruka ku kuba waca inyuma umuntu mukundana. Kwa kudatera imbere hagati yanyu mwebwe mwari mwiyemeje yuko mugiye kubikurikirana neza, biba bigoye cyane. Bivuze ngo genzura neza uko ubanye n'umukunzi wawe. Ntitwabura kuvuga ko time uhereza umukunzi wawe, igihe uhereza umukunzi wawe nacyo ubwacyo kigena nimba kuko uzamarana igihe kinini cyangwa nimba byahereza umukunzi wawe kuba yaguca inyuma. Reba neza nimba igihe cyawe ukimanaginga neza, yego byumva ushobora kwirirwa uhugiye mu kazi, ushobora kuba utabona time ihagije, ariko gerageza niyo yaba iminota mikeya uyigenera umukunzi wawe kugira ngo mwirinde kuba mwacana inyuma bitateguwe, kandi mwirinde ko buri wese yaba impamvu ituma mugenzi we amuca inyuma. Turabashimiye cyane mwebwe mwakomeje kubana natwe. Iyi ni Baba Official, yari Anita Iradukunda. Nimba wabikunze sharinga n'inshuti zawe bamenye byinshi cyane bitandukanye ku rukundo. Nimba utarakanda subscribe uyikandeho. Nimba wabikunze cyane kora like, ubisangize n'inshuti zawe. Turabakunda cyane. Ciao ciao.